genda ukagera iyo ugiye wa muntu we ikimenyetso umunsi tuzahava ikintu cya mbere kizamenyekanisha yuko twagiye n'impanuka zizaba. Hari indirimbo kera twaririmbaga ngo za telefoni zizavuga, pilote w'indege ati nayobewe, shoferi abagenzi twababuze, ese iyo ngiyo bimeze bite? Ni ukuvuga mu Rwanda bari guhamagara muri Amerika, Amerika igahamagara n'indi abantu Nikorari y'ibyumba ajya giririma boni siratigita abantu bagira ubwoba babuza aho bihisha. Donc neza amatwi ngo numva ibyo, numva induru ziravuze, batiye babaye babawe, iyo mbimenya nkihana, iyo mbimenya igihe nataye nari gufata Yesu, nkareka ibindangaza nkifatira Yesu, tukabana karamata. Iyo ubimenya, iyo menya yari ijambo yiza kubanza. So twari turi kuvuga ku munyu w'isi. Mwabapagane mwe namwe mwirwa muhinyura Imana, muvuga ngo ntibaho, ngo nizabazungu, ngo niteka mutwe, mukabona murahinga mukeza. Nuko umunyu ukiri hano, umunyu muzima. Kuko uburyohe bwose bw'ibiriho buturuka ku mukiranutsi w'Imana. Umunsi tuzavaha, ibyago bizaba muri iyi si, inzabya zirindwi z'umujinya w'Imana uzameneka hano, muzasobanukirwa ko burya twari abantu b'agaciro. Ibyo mwishimira ngo tuzagende mu bisigarane, muzabisigarana bitabaryoheye, muzabirya ntibizagera mu nda. Uburyohe amahoro ntayo muzagira. Biratubwira ngo izuba rizigira hasi ribatwike. Reka mbabwire, ibisebe bizabanjama, bizaba ari igihe cy'umubabaro ukomeye. Reka ndeke gutinda aho turaza kujyayo aho hantu. Yego. Rero twavugaga umunyu. Imana yateganyaga ko twebwe ubwacu, rega buriya twebwe Robert, Imana ibishaka ko tugera ku rwego natwe duhinduka ijambo ry'Imana. Reka nizere ko umeze neza, uri amahoro nshuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana. Abanyarwanda bose mwumva ururimi rw'umwuka w'Imana tuvuga, ndavuga umukumbi muto cyangwa se ishyanga ryera. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ugize neza gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu ko tubishyizeho. Nubwo ndi nyuma ya kamera, sindi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Mushumba Masengesho. Reka muhe ikaze hanyuma tuganire, turije muri Gospel Talk. Masengesho, umeze ute? Ndaho ndamahoro. Umwami wacu Yesu Kristo aracyandinze kandi ambereye imbaraga. Yego. Ndashima Kristo ko twongeye guhura kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, tuganirize n'abadukunda n'abadukurikira. Imana ihabwa icyubahiro mu by'ukuri. Imana yarakurinze, ngira ngo igihe duherukana nibwo wakoze accident dutandukanyeho gakeya. Ariko Imana yakurinze ihimbazwe. Natwe Imana yaraturinze, twari turi mu bigendanye n'ubukwe. Turashima Imana ko byagenze neza. Imana ikadushyigikira. Rero ndagarutse kugira ngo tuganire. Imana iduhane umugisha. Nguhaye ikaze hanyuma tuje muri topic ikomeye. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa umunyu. Umunyu. Mw'abantu mwe ndabararikira gukuri iki kiganiro tugitangira tukagisozanya. Tugiye kuganira ku munyu, tuvuge ubwoko bw'umunyu n'umumaro wawo, ariko dushingiye ku cyo Bibiliya ivuga umunyu. Ubwo bamwe bajyaga babaza n'umunyu w'inyanja bakanawizereramo, mutera agatebe hafi. Abajyaga babaza ku munyu wa Elisa mube hafi. Abajyaga batekereza ku munyu w'ibiryo n'umunyu w'inka mube hafi. Abibazaga ku munyu Yesu yabwiye abigishwa n'abizera n'umukumbi muto akavuga ngo muri umunyu w'isi. Ubwo muraza kumenya gukayuka n'iki byose. Reka nakire mugenzi wanjye twinjire mu kiganiro dushyira imbere y'Imana hanyuma tuganire. Turagushimiye Mana yaremye ijuru n'isi, mu izina ry'umwana wawe ukunda Yesu Kristo. Tugushimiye ko twemera umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe. Icyakora si ku bwacu ahubwo ni ku bwawe, ndetse mwami waduhaye umuhamagaro, ndetse no kubwa abaduteza amatwi kugira ngo babashe kunguka. Mwuka wera nadushyigikire, ntituvuge ibyacu ahubwo ihishurirwa riguturutseho ari ryo riza, kugira ngo ari ryo tubwira abene data badukurikira. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera twese mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ijambo ry'Imana muri Matayo 5:13
aravuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha, nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Imana ishimwe cyane. Nashakaga kuvuga Yesu atubwira ngo turi umunyu w'isi. Wenda turaza kugereranya umunyu, ni ukubera iki Yesu yatugereranije n'umunyu, cyangwa se akabwira abantu bamwizera akababwira ati ubu ngubu nge ndagiye, ariko musigare muri umunyu, kandi hari ibintu mugomba guha uburyohe, hari ibintu mugomba guha ishusho. Umunyu mu buzima busanzwe tuzi ko umunyu uryoshya ibyo kurya. Icya kabiri womora ibikomere. Mu bijyanye n'ubuvuzi, mu bijyanye n'ubuvuzi hari icyo umara iyo ushyize umunyu ku gikomere, usibye kuryana cyane, uraryana cyane, kandi n'ubundi ijambo ry'Imana ni inkota, kandi inkota uyikojeje mu gisebe nta burumbi bishobora kuba. Uko bisa kose, haba no mu buryo bw'umwuka, kugira ngo ijambo rikuvure, byanga bikunda hari ahantu rigomba kukurya. Bibiliya iravuga ngo rimeze nk'inkota y'amugi yombi, impande zombi, ngo ryinjira mu mubiri rikagabanya umwuka n'ubugingo. Iryo jambo niryo ryonyine rigera muri icyo gice, nta wundi muntu ushobora kugerayo, nta n'ikindi kintu. Rero no mu buvuzi, umunyu burya ubasha kuvura umuntu ukamwomora, ariko nubwo kurya nyuma urakomora hahantu ugasiribanganya n'inkovu. Burya ahantu womoje umunyu n'inkovu ikunda gusiribangana vuba, ibintu bikarangira. Rero umunyu ugira ntabwo nza mu bigendanye n'ibinyabutabire biwurimo, ariko nabyo ni ingenzi kuko niwo utuma, nibyo bituma nyine umunyu ugira akamaro kawo. Yesu rero yari ateganya ko abantu bazaba igisubizo ahantu hari ikibazo. Ushobora kugura ibyo kurya byawe ukabiteka biryoshye bimeze neza, ariko iyo habuzemo umunyu, ibyo biryo rwose ubundi nta kintu kiba gishoboka. Ushobora no kutabirya uko warunga kose, uko waba uzi guteka kose, uko wahaha kose, aho waba uri hose, urugo waba ubamo rwose, udafite ikibazo cyo kuba barawugutegetse kuwuvaho, ugomba kugira umunyu. Kandi niyo bawugutegetse nyine mu mubiri wawe haba harimo ikibazo. Wumva imbaraga z'umunyu ni cyo gicuruzwa kibanza muri butike cyane, kikanavamo nyuma. Buriya kugira ngo tumenye ko umuntu yahombye, dusangamo umunyu. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ari ryo ryaremye isi, kandi nanone ijambo ry'Imana ngo rizahoraho kugera aho isi izarangira, ntihazigera havaho n'inyuguti n'imwe. Ni ukuvuga ngo Imana yari ishatse kwereka abantu byanga bikunda ko umuntu, ubuzima waba urimo bwose, naho waba uri hose, uri mu ijambo ry'Imana, niryo rikubanziriza kuko niryo ryakuremye, ni naryo rizaguheruka byanga bikunda. Ubyigira ibyo wakwigira byose. Twongere twibutse ko n'abantu uyu munsi uburyohe mufite buriya n'indaya kuba zigenda zikenjoyinga, hari ukuntu zigenda zivuga iyo uryoshye uburyohe, ubwo buryohe bwose mugendana mumenye ko bwavuye ku ijambo cyane rwose, buva ku ijambo. Ni ukubera ko abakiranutsi b'Imana bakiri hano. Turaza kuganira ku gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana uyu munsi. Hari igice nshaka ko tuza kuganiraho, ariko nagira ngo mbabwire ngo aka gahenge ko kuba muri kutwirataho gutya, nuko twebwe duhari nk'umunyu ngo turyoshye ibintu byanyu. Umunsi tuzava hano, nasomye Bibiliya irambwira ngo bazagenda babwira imisozi ngo tugwire. Imisozi babwira ati mutuveho natwe twabuze aho dukwirwa, umunyu wavuye hano. Ngo bagende babwira intare ati ko mugira mukunda inyama mwaturiye, bati natwe twabuze uwaturya, noneho aho byahereye n'urupfu twarubuze, byabaye ingaro n'abo twamize, guturutsa abo twamize ngo twongere ibibi mu bindi, ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo umunyu ni ikintu gikomeye. Twebwe turi umunyu w'isi, abana b'Imana ni umunyu w'isi, butuma isi igira uburyohe, kubera ko Imana kugira ngo irinde isi amahoro aboneke, babyanga babyemera nuko turi inaha. Agaciro k'umukiranutsi w'Imana bazakamenya kuri wa munsi dutashye. Pawulo yashimye kubivuga mu buryo buzitse, n'Imana yanabishimye. Pawulo yavuze ngo tugaragara nk'abatariho, nk'abantu bapfuye mbega, ariko turiho, nyamara turiho.
uretse n'ibyo ngibyo dushobora kuba tugaragara nk'abantu badatungishije abantu, ariko niba hari abantu dutunze ni benshi ubu se reka nkwe nk'urugero rwa hafi maze njya mbikoraho nk'ubushakashatsi. Uzi ko ibiganiro bya spirituality dukora bano bapasiteri bo mu isi y'umwijima baza kubyiga bakaza kubibwira abakristo babo cyane rwose mu rwego rukomeye, babyumva bagatoraguye aho ngaho ati pasiteri wacu yahishuriwe, agahita ngo pasiteri wacu ngo afite wisdom yahe urukundo. Donc twebwe dutungishije benshi, presence yacu muri iyi si niyo itumye ibi byose, amahoro, ugenda ukagera iyo ugiye wa muntu we, ikimenyetso umunsi tuzahava, ikintu cya mbere kizamenyekanisha yuko twagiye n'impanuka zizaba. Hari indirimbo kera twaririmbaga ngo za telefoni zizavuga, pilote w'indege ati nayobewe, shoferi abagenzi twababuze, ese iyo ngiyo bimeze bite? Ni ukuvuga mu Rwanda bari guhamagara muri Amerika, Amerika igahamagara hari n'indi abantu nikorari y'ibyumba ajya iririmba boni siratigita abantu bagira ubwoba babuze aho bihisha. Donc neza amatwi ngo numva ibyo, numva induru ziravuze, batiye babaye babawe, iyo mbimenya nkihana, iyo mbimenya igihe nataye nari gufata Yesu, nkareka ibindangaza nkifatira Yesu, tukabana karamata. Iyo ubimenya, iyo menya yari ijambo yiza kubanza. So twari turi kuvuga ku munyu w'isi, mwabapagane mwe namwe mwirwa muhinyura Imana, muvuga ngo ntibaho, ngo niz'abazungu, ngo niteka mutwe, mukabona murahinga mukeza. Nuko umunyu ukiri hano, umunyu muzima, kuko uburyohe bwose bw'ibiriho buturuka ku mukiranutsi w'Imana. Umunsi tuzavaha, ibyago bizaba muri iyi si, inzabya zirindwi z'umujinya w'Imana uzameneka hano, muzasobanukirwa ko burya twari abantu b'agaciro. Ibyo mwishimira ngo tuzagende mu bisigarane, muzabisigarana bitabaryoheye, muzabirya ntibizagera mu nda, uburyohe amahoro ntayo muzagira. Biratubwira ngo izuba rizigira hasi ribatwike. Reka mbabwire, ibisebe bizabanjama, bizaba ari igihe cy'umubabaro ukomeye. Reka ndeke gutinda aho, turaza kujyayo aho hantu. Rero twavugaga umunyu, Imana yateganyaga ko twebwe ubwacu, rega buriya twebwe Robert, Imana ibishaka ko tugera ku rwego natwe duhinduka ijambo ry'Imana. Natwe tugahinduka ijambo ry'Imana. Aho ugeze hari ikibazo ukabasigira igisubizo, aho ugeze byabayobeye ukabahereza ihishurirwa riturutse ku mwuka w'Imana, bagabona inzira aho bari bari mu mwijima bakahava. Ni ukuvuga ngo twebwe ubwacu rero uyu munsi turi impumuro ya Kristo, kandi iyo umuntu wese yahumuriwe neza, byanga bikunda agira ibyishimo, akanatekereza neza n'ibindi byiza yashobora no gukora. So rero reka mvuge narinde kuvuga ku munyu mu ruhande Yesu yawuvuzemo. Uyu munsi Satani yaratubuye, akora ikindi kinazana indi myunyu, kuko Satani murabizi ntarema, ahubwo arapirata. Donc areba icyo Imana yakoze agahita ajya kwempurimisha, agakoresha photocopy, akongeramo utuntu akabrikora, agakora bricolage, akavuga ati mbo masengesho akoze ikiganiro cy'uko turi umunyu w'isi. Yego, kanange mite nanjye ngiye kuzana umunyu w'inyanja. Urumva? Buriya reka mbabwire, reka twite ku myunyu itatu. Hari umunyu w'isi, hari umunyu w'inyanja, hari n'umunyu w'inka. Yego, umunyu w'isi niwo twari turi kuvuga. Reka rero ejo bundi mbe niyicariye aho ngaho, Imana ihita imbwira iti buriya habaho n'umunyu w'inka. Kuko buriya inka nazo zigomba kugira ahantu zirigata. Wibutse ijambo umusamariya yabwiye Yesu, wa musamariyakazi, amubwira ati iriba uri kumbuza kuvoma, ushaka kumpa ayo mazi y'ubugingo, uzirikane ko ari ba sogokuruza Yakobo. Iri ryavuye mu bitekerezo bya Yakobo, niwe warifukuye, tumaze igihe, kandi urahise amuhana amateka. Amubwira ati umenye ko twebwe dukomoka cyane mu rukiryi rwa Yakobo.
uyu Imana yavuze ngo ubaye ubwoko bwanjye, Yego. uraza umbwira iki wowe? Kandi iri riba amazi yaryo tuyasangira n'amatungo. Urumva utagira ngo tuyanywa twenyine, utagira ngo tuyanywa twenyine. Imana imishuri ijambo yahise inyereka umuntu hano muri iki gihugu uhagarariye umunyu w'inka. Izindi bandi bose bafite inka bajya kuvunguraho, ukagenda bahereza inka zirigataho. Uri umunyu w'inka, inka yarigase umunyu usanga ibyibushye, igira peti yo kurya, no gukamwa rwose irakamwa. Niyo mpamvu iyo bayirigatishije ku munyu itatinya gukamwa litiro na magana atatu, litiro 1000, imodoka iratanga, babyita kubiba. Urumva bakuba inka yarigase. Urumva ahantu hose hari inka, iyo myunyu baba barayijyanyeyo. Bene kandi uwo munyu w'inka ufite ibibumbiro ku isi hose. Yego, akenshi biba biri mu mijyi cyane. None ahantu mu mijyi hari ibibumbiro birahari n'ubu ngubu. Kandi ikibazo kubera ko izo nka zidasobanukiwe umunyu Yesu yavuze, ziba zizi ko ari uwo nguwo. Aranazibwati mukiri ibitereko by'amatabaza 7 hariya, mumanikemo izuba, mudekora ibyacu, twebwe ni twebwe Yesu yavuze. Ati n'ikimenyimenyero Isaya arawufasha, arawuzana minjagira mu mazi. Inka ziranywa neza, ibintu bigenda neza. Kandi inka nkuru yawunyweyeho iraza ikavuga ati njye mundebe narawunyweye cyane, byagenze neza, ndujukuruje. Rega nakubwiye ngo numva kabiri. Inka nkuru iraza ikavuga ati mwumve mwaduka dutoyamo, njye naranyweye. Nimubona hongera, nimubona uko ngana. Mu gihe umunyu w'isi urwa ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima. Ariko inka zindi, inka iraza ikavuga ati ariko ngiye kuva nahobera na nyiri kibumbiro. Ishati natangiye kwaguka, genda nshinga ibibumbiro hirya no hino, shyiraho ibibumbiro. Naherutse hari n'ukuntu kugira ngo inka zize neza bashyira, babyita igicaniro. Uri kumva, akenyegezamo inka agati kiri igicaniro cy'imikasiriro ikata amate, ibijyonjo by'umunyu. Iki kijyonjo cyitwa gutabarwa, iki kijyonjo. Hari ukuntu abantu batunze inka barabizi uburyo umuntu ajya, ntabwo ubundi zisiganwa n'ibicaniro nyine, kuko igicaniro iriya myotsi ivamo niyo izirinda isazi. Ariko wakubwira ibintu bacana, ibintu biva hiriya myotsi, haba harimo n'ibisheshe by'inka, harimo n'ibisheshe by'amase y'inka bacana kugira ngo bigurumane, bizamure n'umwotsi uzamuka, ubundi ujye kuzirinda isazi. Buriya hari abantu batazi yuko impamvu zino nka nkuru zikomeza kuba nkuru zikagenda ziyongera no mu bushobozi bwazo, ari ukubera amarangamutima na destiny zabo bahubuzamo, bakagenda bazambara bakazitwikira, ku buryo umuntu azajya ahagarara muri stade bakavuga ati ni wowe wacu. Urumva n'amasengesho yakwibeshya akavuga ati iriya nka, akavuga ati ariko ubundi wowe warasaze. Ibibumbiro byose ifite ibibumbiro kw'isi hose, uri nkandi uvuga wese ufite ko amafamu yose tuyazi, ufitiye famu wowe, ni iyihe wowe ufite? Iyi yashinze hari, ishinga hari, ishyira hari, igeze hari, imaze imyaka ingana gutya. Ubundi ubwo ngubwo ejo bundi hari umuvandimwe nabonye ariko avuga ati reba disi, reba rogari vide. Ubwo rero ni ukuvuga ngo uwo ni umunyu w'iki? Ni umunyu w'inka. Bene data turagira ngo tubabwire ko ntabwo ari umunyu gusa w'isi, habaho n'umunyu w'inka. Abantu benshi rero cyangwa inka nyinshi ziri kwirigatira ku munyu w'inka zizi ko ari umunyu w'isi. Ikibazo ni ukwitiranya iyo myunyu. Ubu tugwijije inka, ahubwo uri kuri gatu. Ikibazo si umunyu, ahubwo uri ku ruhe ruhande. Habaho rero n'umunyu w'inyama. Nuwe munyu bigukorera. Nuw'inka.
n'uw'isi cyangwa n'uw'inyanja kuko uw'inyanja nawe urakaze umunyu w'inyanja nawe urakomeye urakaze. none ejo bundi nagize iyerekwa mbona umunyu w'inka urumva uri guteretera umunyu w'inyanja ati n'ubundi buryo ubunyunyusi ni bumwe kandi nyiri igitekerezo ni umwe amenyesha ikibi n'icyiza. ntangirira hano mu cyiza nanjye natangira mu kibi duhurize hamwe yaba inka yaba injiji. ikintu cyantangaje najyaga kubona nkabona umunyu w'inka uragiye uratereta kuko burya umunyu w'inka hari ukuntu nyine abantu bajya banawufata bakawushyira no mu byo kurya by'abantu kugira ngo bishye vuba bicikagurike kuko umunyu w'inka burya urabishwanyaguza vuba vuba ariko ugashyiramo ku rugero urumva bawita uw'ingezi. hari ukuntu nyine bawushyiramo bigashwanya vuba vuba bikagira vuba vuba ibyo bintu bitinda ntabwo ari byo. inyama zanze gushya ibishyimbo by'ibigugu kubitamo umunyu w'inka. hari ibishyimbo hari ikiganiro ndaza gukora bumvisha uburyo cy'umuntu amera nk'igishyimbo cy'ikigugu kikaba gisaba umunyu w'inka bakozamo rimwe gudataho. wabonye ukuntu ibigugu byose byirundirayo parike zikabura unanirana ukozemo umunyu w'inka. uri umunyu w'isi ntujya utuma ibintu bitashyaga bishya ariko bora ntabwo aba ari ugushya ni ugukenyuka urumva ariko umunyu w'inka ubiritura vuba ngo warize ufite dogitora byose umunyu kugeraho ukamenya ko ari wowe ngo ukora ngo hari igihe twigeze gutera induru ku kibumbiro kimwe cyazishoye zirenga 5 cyakusanije zose kijyana mu kibumbiro ati mushoka ku munyu shyiremo n'inzarwe zose n'imisundwe tabata ariko ubu ntabwo muba mureba ko wari umunyu w'isi ari umunyu w'inka we muri kujya umuntu aramamaga bati masengesho mwitonde uriya munyu uraryoha kuvuga ko na ziriya zinanutse n'izibyibushye zose atuzi zibyibushye zihasenyera ingofero uravuga ibintu ati ubwo byashoboka nazo bazihindura intuza zikemera kavuga nibura zimwe n'ibihogo izindi ni ikibamba izindi ni ariko nizo kabisa urumva abantu rero ngo bareba hashotse izibyibushye akavuga ngo hari aho ntago yaba ari tekinike ngo kubera hari izibyibushye aho ngaho Bibiliya yavuze ngo nyiri ikibumbiro arazikocora n'izinanutse akuramo n'inzaza zagaba byo kubangwa zirabyibushye azabaze Yosefu ukuntu yabonye izinanutse zizimira. hariho nabonye ivuga ngo natangiye mfite 14 ntangira kuza kuri gata ubwo ngo naje kugira gutya ngabona harakadashya aragatwaye ariko ndayishimira ko itaretse kumbwanze kuri gata ubwo urugo rwanjye rwasenyutse ndacyari gata yarakoze teki ufada umunsi uzanjyana mu giterane nta kibazo nzagenda naje hari ukuntu igiterane uri kumva uzajya hoze wari wabona zigiye mu giterane iyo ziri kujya mu giterane cyangwa se mwibagiro ngewe nagiye mbona ukuntu zitangira kirambuye zikoze injira kifunga yageramo hagati ahita ari bunyeganyega batongera ngongera unyeganyeze aha nagezemo ntago nayamanika byararangiye ushaka umuvuga indimi nk'iz'abamarayika uzivuga uzimanukure ariko niba utarasogongeye ku munyu w'isi ngo wumve nyine umunyu w'isi icyo yavuze y'umunyu utari uri kuri gata ku munyu deliverance hati niziye ziri kumva bitari gukora neza bitazi nize harimwe gusa urumva timuzane deliverance amafuta ku mukondo mu bitugu muganga
we hari ukuntu inka yizaza rikanga kunywa umunyu bagahita bafata ngo nigondo bati no hano nawe tugushyire mu nka nkuruka wageze iyo tukumena amavuta birangiye dawi ataho nta kintu ntago navuga ninjya mu kanwa hari inka imwe ejo nabonye ubuse ndayoriyanta gute kugira ngo itaza gusakuza ubona ifite inyota n'inzara uri kumva ko nyumva bohotse ndumva ngize ukuntu sibyo hate pako yariye ku munyu we narafitegereje ibyo wabohoramo bori kinosha ungaraje hari mwene data hari indi nayo imeze gutya sinzi ni wari wayibona uba wumva nk'iyo yiganirije ifite inyota ariko yajya bate nyiri kibumbiro wapi zarazi bekanga hari mwene data yavuze ati akuzi ko nakoze ubushakashatsi nubwo intama yareranywa n'inka kwa kundi ziba ziri kumwe urabizi ko zidatana uzi ko intama itajya kunyunya kuri ya myunyu y'inka ntago bishoboka never uzakora ubushakashatsi nta ntama ijya kunyunya kuri ya myunyu y'inka buriya abatunzi inka impamvu bororerana inka n'intama no kugira ngo intama zijye zikebura inka kuko buriya hari ukuntu intama zigira donc urabona nk'inka iyo zigiye zikazimira burya intama zirataha noneho burya ufashe intama ukayishyira imbere ijya kukwereka aho inka zazimiriye kandi burya hari ukuntu intama zatojwe neza zijya zibuza inka kona magarukiraho zikazitambika ugira ngo ibibumbiro byinshi harimo udutama twazimiye ntukure kandi nyir'umunyu wese yaravuze ati harina mu Rwenda n'icyenda zari hamwe mu rwuri yibuka imwiri mu kibumbiro itamo kuyishaka kandi burya hari abantu batazi ibanga riba mu ntama aribyo Pawulo yavuze ngo tugaragara nk'abakene ariko turafite buriya intama yicina cyane rwose buriya intama iyo yaje mu bihe byayo ivuga iti ubu ni ugufayitinga irayitikura ukabona igika kivuye hariya uhagije umutwe umwe uba uhagije karya inyama kwaho n'ibikabi by'ubushyo kari agatama se karavuga iki buriya kariye ubundi kadapima n'ibiro 5 ugereranyije n'iby'inka continue noneho rata nikomereje ku muteretano niboneye urukundo ruri hagati y'umunyu w'isi nani umunyu w'inka n'umunyu w'inyanya umunyu w'inka n'umunyu muvuga ati iki ni cyiza iki ni kibi kwiteretse hamwe inzoga y'itente uri kumva y'itende ati ubwo nyine tuzabaza Uwiteka turadushakaho iki ko tuzi kibi ni cyiza umunyu w'inyanja yego umunyu w'inyanja mwene data agira gutya aryamye Imana imukora ku maso nanga afite pisine sijyamo muri iyo nyanja kivuruguta unagasohoka muri pisine abaye ururimarima nanjye ngire gutya ubona abasheresheri ejo bundi njye kubona mbona umunyu w'inka uri kugenda uteretera abantu uteretera umunyu w'inka gateta ati muri gateho mushyirerega no muri ibyo byanze gushya birashya imisozi 7 buriya biremera dore ingo zubakwa gutya dore bigenda nge nicisha bugufi ndi umunyu w'inka ahantu hose rwose ndabarigatisha nsanyisha amamagara wese mba nditaya ndi umunyu w'inka ahantu hose ndawubunza mu gihe abandi mutababona ariko nge mba mari ahantu hose n'uworoheje n'uwayifunguye kuwa mbere ndamwitaba nkamuha ikiganiro nge umunyu w'isi ndawucuruza ninjye muntu wa mbere ukaze ndanayahuza rwose mva iwacu nkajyanga nkabwiriza ibintu bikagenda neza zigushakira umunyu w'inyanja gahunda ubwo nyine waraye nashakarari ibyo biramureba hanyuma nikose mwiyere n'ibiganiro nzabikorana n'abatayemera cyane bose bazi abarushye n'abaremerewe niko tumurikora bose azenyeje wagiye ureka nkivugira bose tuzicarana tuganire inshuti zaba Bob Marire urukumva bose tuzicarana hose ati pfa kuba ndi dogiteri
ariko ngo mbona ari kugenda ahantu hose atereta ariwe ufite iryo soko. Maze rero bamara kwemera abemeye kurigataho bose, umunyu w'inyanja nkabona ugize gutya, nkabona igisa n'umwana kiraje pita mu bitugu by'umuntu wemeye kurigata ku munyu w'inka. Atega burya umunyu w'inka n'uw'inyanja turakorana. buri umunyu yengesha, urebye ukuntu umunyu yengesha w'inka n'uw'inyanja, kupitaho ukabona ibintu biri kuyenga gake gake, kandi bari bacute ngo bizaba bimeze neza. Komeza hano hariya no muri ririya gerayo, no muri ririya genda ugereyo. Ngira ndumirwa, ngira muri ADPR nkorere kiritoma, ngira aha naha hose nkorere kiritoma nta kibazo. Urumva roba sorry. Hanyuma bene data, nashakaga kubabwira ko umunyu w'inyanja uyu munsi mu byo turi kubona haje umunyu w'inyanja. Umunyu w'inyanja uvura inyatsi, umunyu w'inyanja ngo uvura ngo amahembe, ngo imyuka mibi, ngo ugira ibiki byose, uzana ubutunzi, urinda za Marie Jose, utanga visa, ucururizwaho. Umunyu w'inyanja wabaye umunyu w'inyanja. Ni ukuvuga ngo ubu rwose umunyu w'isi nta gaciro ugifite. Ntiwanawubwira abantu uti nyamara nyiri umunyu w'isi. Reka umunyu w'isi se wabazi se umunyu w'isi harimo iki? Nta kintu kiri ku munyu mu munyu w'isi rwose. Mwizakira umunyu w'inyanja. Ati twabonye abantu bakoresha umunyu w'isi abesha bari inyatsi, ngora bageragezwa n'abatindi, nta kintu bariho, nta kintu bageraho, ntaki. Muze tubaho uw'inyanja, va kwa Mayimuna, kwa Madamu Samaki, tubereke ukuntu bibi. Marayo ukomeye ugendera ku ifarashi, nubwo igikombe ari izahabu kirimo izira ariko nta ribi. Fa kuba yakiguhaye. Hamwe wafashe umwanzuro ejo bundi avuga ati twabitekerejeho dusanga birayo tugomba kwicomora hariya tukaza kwicomeka hano, twabitekerejeho. N'umwanzuro twafashe nka ntoya muri korari. Utunyana mu ruhongori hariya izindi zirishiriza. Igende mugire, twabitekerejeho dukurikije ibiryo umunyu w'inyanja, dukurikije uburyo umunyu w'inyanja uri kubidukorera. Ati ntari nahura na nyir'umunyu, nta kintu narindiho, byari byaranze ubuzima bwarancobeye, ariko menye tekinike iva kwa Madamu Samaki. Nsigaye nkorera mu bihugu byo hanze, mu birere byo hejuru cyane. Muzane tugire bana b'Imana, imyunyu ni 3. Hari umunyu w'isi, hari umunyu w'inka, hari n'umunyu w'inyanja. Urigata uwuhe uri kugukorera? Yego nibyo ibyakozwe byo birahari. Imyunyu yose icyo mbona cyo mu imyunyu y'uyirigase wumva uburyohe. Yego urigata kuwuri. Hari umunyu w'isi, hari umunyu w'isi urigata, cyangwa ukabubamo ukakuzanira ubuzima, ukakuzanira ubuzima, ukubaka ubuzima bwawe bwo vitamini y'umuntu w'imbere agakura, ukagenda ukamera neza, agakomera. Urumva nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye ngo nyamara Petero abyandika mu rwandiko rwe rwa 2 ndumva kuri 29 kuri 19, aho yavuze ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe kandi rigenda rirushaho gukomera, muzaba mugize neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahantu hacuze umwijima, rikazana umucyo w'itangaza kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira. Bene data, nshuti z'umusaraba, uwo ni umunyu w'isi ukomeza amagufa, ugakomeza umuntu, ugahinduka igisubizo, ukomora inguma, ugapfuka ibikomere. Haleluya! Ukazana ubuzima aho butari buri. Uwo ni umunyu. Urumva nawo hari ibyo ukora. Icyakora kubera ko akenshi na kenshi utabikora uri kureba, kuko ubu ngubu nkubajije ngo umunyu wariye wakoze ibiki mu mubiri wawe, usibye kubona urukavuga uti wambesheje, ariko igihe wakubeshagaho ntabwo ubibona. Mu gihe uw'inka ukubitamo urufuro rukazamuka, uwo mwanya umumaro uhita uwubona wowe ukinjiramo. Nyir'inka aravuga ati mvuganye nawe, ndanagusohoreje cyane. Uwo mwanya gatabisohora, fata visa genda. Urumva rero si ikibazo, si nyir'umunyu w'inka yavuze ati nkujyanye mu ijuru direct.
direkite urukumva yakoresha impanuka yakoresha iki tutaha abandi araruhutse inshuti ya Yesu asinzi yanyweraga he ku munyu we sawa aruhukiye mu mbaho destiny peace brother cyane urumva ikibazo rero turi kwibaza iyi myunyu itatu ari uw'inyanja umunyu w'inyanja nabagereranywa n'ubukorikori ko abantu bagenda bafata uburyo bw'umwuka bakaruha mu nyanja nyine wese si mu nyanja kubafata babamanura aho n'ubundi umunyu uturuka nonese umupira warenga nujya warengurira niko bigomba kugenda niba ushaka umunyu w'umunyanja aho uturuka niho usubira aginega ibintu byumvikana digitale kandi ugomba kuba ushashagirana isa neza uzi kuvuga neza ugomba kuba ari igitsina gore kuko turi hamwe tuba turi hamwe rero kuba higanje b'abapfizi ikibazo si ibyakozwe ikibazo ni uwuhe munyu ugukorera ni uwuhe munyu muri ino minsi uri kuri gatira he mu w'inyanja ni uri kubikora ni uw'inka ni uw'isi uri ariko abarigata erega abantu bemeye guhinduka umunyu w'isi abo bafite ibanga rikomeye hari ibyo bari kubona hari ibyo bari kumva hari imyiteguro bari gukora hari umwami bategereje ugiye kuza vuba hari ibyo bari kumva abandi batumva abo ni nabo babashije kutwumva muri iki kiganiro dusoje masengesho dusoje ikiganiro ariko ndasoza ngira gutya ikibumbiro uri kunyweraho n'umunyu uri kurigatiraho ni uw'ukuri n'inzira n'ubugingo cyangwa ikibumbiro uri kunyweraho ubwo ndagira ngo n'uwaraye wenda usoje iki kiganiro ni uw'inyigisho z'ubutunzi sibyo n'ibijyanye nabwo finite rimwe genda soje sinzi niba hari ikindi wongeraho oya nta kindi nongeraho turasoje dushima abantu bose bari badukurikiye icyo gusa twebwe twababwira ni ukuba umunyu w'isi wowe ubwawe ba umunyu w'isi wowe ubwawe ba umunyu w'isi hanyuma rero abandi ahubwo wowe ujye ubabera igisubizo ubabera itabaza aho bikeneye gukoreshwa yego ukoreshwe kandi iyo umunyu kayutse ntacyo uba ukimaze ikintu kibimaze habamo n'imyunyu n'uburyo bwo gukayura nyine twe twavuze ko tubivuga ariko twari tubaye nk'ababisimbutseho gato buriya umunyu w'inyanja ukayura umunyu w'isi hari n'igihe kandi bakureba bakagucunga bakakumenaho amazi kugira ngo umunyu ukayuke kuko kugira ngo umunyu burya ukayuke ni uko hagomba kuba hamenetsemo amazi hari amazi rero izi nka zigendana kamwihorere kubita muri pisine kavamo wumve cyaragiye buriya rero amasengesho reka nkwihorere nsoze ikiganiro kuko tugumye kuvuga ni byinshi usibye n'imyunyu hari n'amasukari utaha tuzaganira ku munyu n'isukari ese uri isukari cyangwa uri umuntu reka nshimire abantu mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro ibitekerezo byanyu ni ingenzi nshimire n'umuvandimwe wadufashije kutuganiriza Imana imumugisha mbararikire kubana natwe mu biganiro by'ubutaha musenga Imana igumugisha nawe wadukurikiye Imana igumugisha nanjye Imana imumugisha shalom shalom amen.